Ijambo ry'umunsi, mfite ubwoba bwo kubivuga. Ni gute natera umugabo wanjye gufunguka yarangiza akamvugisha? Inshuro nyinshi ukunze gusanga twagize ubwoba bwo kuvuga ikintu kitubabaza, kuko ntabwo tuba twifuza kubabaza abo twashakanye nabo. Tuba twumva yuko guceceka ndetse no gutuza ari byo bizana ubwumvikane mu mubano wacu. Bikunze kutubaho rero yuko turakara, maze wenda uwo twashakanye akakubaza ati se ufite ikihe kibazo? Wenda nawe ukamubwira uti oya nta kibazo mfite. Aha rero uzirikane yuko utarimo kubaka urugo rwawe cyangwa se umubano wawe, ahubwo icyo ubikoze gusa ni ukuwangiza kurutaho, kuko uba ugomba kuvuga ikintu kibi cyose cyakubabaje. Ni byiza rero kuba inyangamugayo uko mwashakanye, nubwo byaba biteye ubwoba, yewe nubwo byaba bitera amakimbirane y'iminsi mikeya, mwembi mugomba kuzirikana yuko mwabwizanyije ukuri, kandi ko urimo kugerageza aho ukuri iyo bwabaga kugira ngo urugo rwanyu rukomeze kugenda neza. Ibibazo byanyu byakemuwe mu buryo bwiza, nibyo bitera mu bashakanye umubano utagira ukusa, ndetse mwembi munabizi neza yuko murimo kugendera mu kuri. Ni mu gihe ku rundi ruhande gukomeza kwibeshya ndetse no kutavuga uko ubyumva bizamura amakimbirane ndetse n'umunabi mu rugo rwanyu, kandi ibintu rwose bikagenda nabi cyane. Wakora iki rero ngo umubano wanyu ube neza ushingiye ku kuri nta binyoma birimo? Abantu bamwe bagaragaza neza ibyo batekereza binyuze mu nyandiko kurenza uko baba biyumva mu gihe arimo kubivuga. Biterwa n'uko kenshi iyo umuntu afite uburakari ashobora kuvuga ijambo atatekerejeho. Ahangaha rero niba uzi ko gutanga ibitekerezo byawe mu magambo bishobora kuza kuguteza ikibazo, ikiza rwose wabyandika maze ukirinda kubivuga mu magambo. Uwo mwashakanye nta gushidikanya azishimira ukuri kwawe, cyane cyane nka gutya kuba kugiye kunyura mu nzira za nyazo kandi zirimo guca bugufi. Ubu butumwa mwabuteguriye kandi mwabugezugagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka NEMI. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho nyinshi se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza mu bibazo? Wumva wifuza kwiga teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri kino kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri ryiza rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies. Ubu ngubu akaba ari uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, iguha amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Uzanasanga kandi Christian Counseling, zikaba ari inama za Gikristo zizagufasha mu buzima bwawe kandi zigagukomereza umutima. Gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo wa#NEMIBibleInstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 34. Wanatwandikira kandi kuri nemevangelism@yahoo.com. Tuzishimira gusangira nawe ijambo ry'Imana.